bakristo bavandimwe, tugiye kuganira ku muhamagaro muri Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 4 haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye narakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka gushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Yeremiya rero yahise asubiza ati nyagasani, sinzi kuvuga, ndi umwana mutoya, n'izindi nzitwazo nyinshi cyane, kandi Uwiteka yari yamuhisemo, amuhitamo akiri mutoya, namubwira ko yamumenye ataranavuka akiri usumbunda ya mama wiwe. Nawe uyu munsi wa none ushobora guhamagarwa, ufite umuhamagaro wawe, ariko mwifurije yuko utagira inzitwazo imbere y'Imana ngo ntabwo wavugira Imana. Nuko rero Yeremiya, Imana iramubwira ngo humura, nubwo bazakurwanya ariko nzagushira amagambo mu kanwa, uzabwiriza amahanga. Ku murongo wa 19 aravuga ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka yamubwiye. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro, Uwiteka Imana akuyobore mu muhamagaro wawe, ukorera Imana n'imbaraga zose, usenga ubudacya nk'uko tugenda tubibona mu masomo atandukanye. Benshi rero batangiye kuntera imijugujugu, murabona ibyo bintu bifite gihamya, ni muri Bibiliya hano, ni muri Yeremiya. Soma urasanga gihamya rwose, sindi kubabesha. Nta nubwo nijuse, sinanahaza, oya, nta nubwo mfite ibiruti byawe, nta nubwo nshobora kuba mfite n'imibabaro muri iyi minsi n'ubuzima bunguye kukurusha wowe ufite umunezero. Icyiza nuko twese dusenga Imana. Murakoze, Imana ibamugisha.